zengurutse igihugu cyose mbona benshi ariko aho rirasira ni beza kuruta abandi bafite umwihariko nk'abakobwa baho ni beza shaka umugeni mwiza ku mutima no ku mubiri ngwino uhasure DJ Crew bazi umusore w'iyi minsi kudashinga urugo akagusubiza agira ati abakobwa b'umutima barabuze ese mwababuriye hehe mwaje nkabarangira aho ba nyampinga bari kandi b'umutima aho ba nyampinga bari kandi b'umutima. I wanna show you my sister, better than yours, my neighbor. Ntege ziyacika ugize bo ngenzi bwo mucyeka ngwini wacu iwabo w'inkana abantu Nyagatare niho mvuka ngwe masha niyo hudu nkunda best wowe ngwino nkwereka abakobwa bafite umuco kandi nkwereka abakobwa barezwe neza erega nta handi wabakura uretse aho rirasira erega nta handi wabakura uretse aho rirasira hano iwacu ndabakubita amaso nkabura uko nifata nabona batambutse nkumva twakijyanira mvuka mu majyepfo ariko nzigumira inaha iwabo wabeza buje indero n'umuco narwitwazo basore ngo mwabuze abagore muze turambagize hano zengurutse igihugu cyose mbona benshi ngo ni umudugudu wa Gasharu muri Gisozi nuko yitwa watuye tubwiye muri Gasharu kuba abayobozi bo muri Gasharu aho ngaho muri Gisozi ni nyuma ya Byimana wambutse umubando hari ukuntu mumenye yuko rwose umugore atera ikibazo no mugabo atera ikibazo kuko nimba bahora barwana abaturage babizi mwagombye kubikurikirana n'abayobozi kugira ngo ntibakajye bagomeza guteza umutekano mukeya kandi twahageze nk'abanyamakuru tumara akanya kanini mutari bwanahagera rwose sinzi na daso nigeze mbona sinzi nimba mutuye kure cyangwa mukorera kure okay n'ijisho ry'ibanze nk'ibisanzwe bari kugenda ritembera rero uko bimeze muri quartier no ku mihanda ni amakuru abacaracara nyine no muri quartier urumva twambaramo za silipa tukegera abantu kugira ngo twisanishe nabo tukamenya rero mureba ni ku Gisozi mu Byimana henshi bita mu gishanga ariko ngo no mu bandi muri uwo mubandi murahabona agakaritiye kangakururemo gake karebe urabona kano gakaritiye nako n'agakaritiye gacucitse ukuntu iyi karitiye rero hakaba habamo umugabo n'umugore abantu benshi bazi ngo bakunda kurwana cyane so nari ndi gutemberamo gake gake nanjye nk'umuntu w'umunyarwanda nyine ariko nsanganira cyane bibonye ni umuntu nabyumvanye atambutse turahuye ariko bivuga ni umuntu duhuye ariko bivuga birarangije ariko ni abagabo n'abagore baba bari kurwana ni umugabo n'umugore uwo nguwo warapfuye wararangije batuye 800 harya aho ngaho hitwa gute muri Kadiri muri Gasharu ni mu mudugudu wa Gasharu umudugudu wa Gasharu muri Gisozi ubwo so umugore n'umugabo bitwa ngukise iyo nkuru rushaka cyane gera sheri wanjye ntago mbaza babari azijisho zatuma nanjye kandi nkwima ndadanze hoye umva nyine mbwira bebe nabizi ko nta makuru yanjye yapfubusa ngo iki ariko ubugira ngo iki gihe cyose mba ndi gukora inkuru ago jyunganiriza nk'umushiri wanjye mbabarira ntabwo nzi amazina yabo
ariko ngo bakunda kurwana. Oya we ngaho ni wumva ko wazi kugejejeho Bande simbwira nyine. ewe uyi bakunda kurwana nyine ikibanyakiga ubwo wagira ngo uzazisanga ndi kwirwanira ubu nshyira ku rubuga. Abayobozi bahageze se? Ntabo bagiye, umugabo yahunze yagiye, umugore ntasigaye ngo iki mama ntuzi. Sibubu ugura mugore uri kumushaka ari nzakuru mukamukubita akabara amayi yakuru mukayija reba ukizamuka ahita ngwitabagiye Imana yakuru mukamukubita kandi akabara nyine bahanga mu bantu murore umva muze Se byagenze ngoma buryo nayo ngomba gutyo ikahora irasira ni beza kuruta abandi bafite umwihariko nk'abakobwa baho ni beza shaka umugeni mwiza ku mutima no ku mubiri ngwino uhasure Sano bedi na utabakunda utabashaka utabavuga neza na utabareba ngapfuka amaso y'ababona bashayaya abakobwa biwacu ndabazi ni beza ndikavukire yino nta rwitwazo basore ngo mwabuze abagore nimuze murambagize iwacu oyeyeye aha abakobwa biwacu ni beza bafite umuco nyarwanda bafite indangagaciro zibereye umunyarwandakazi nimuze basore murambagize bamubera rugo ntabyo kwikiza urabona ariko natazata nuko bamuhereze bamukubisemo imyaka 3 igashira yaza ari umuntu kwezi yaba yabaye niwe yafashwe cyane ibibera ari ahandi bibera waraguye se
niba nafashwe hano nafashwe n'ibiti usuraye umuntu niba wamukodesha yo ukamwiza yo kubamo niyo mpamvu agira hakarara no mu kigo ntabwo reka mbone n'ibintu byose mfite ariko siwongere kumwe umwana w'abandi mosheri baramwishe mosheri garukira kava bayitita bayo no ntabwo bayicyuye baciye zengurutse igihugu cyose mbona benshi ariko aho rirasira ni beza kuruta abandi bafite umwihariko nk'abakobwa baho ni beza shaka umugeni mwiza ku mutima no ku mubiri ngwino uhasure DJ Crew baza umusore w'iyi minsi kudashinga urugo akagusubiza agira ati abakobwa b'umutima barabuze ese mwababuriye hehe mwaje nkabarangira